On TTV. Yes, mwiriwe neza kandi mwongeye kugira umunsi mwiza ningewe nsinzi NS Conti TV. Nk'akagaruka rero dusanzwe tugira ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, ariko uyu munsi ikiganiro ni Block 7. Block 7 rero tujya mu mpande nyinshi zigiye zitandukanye, aho rero tugiye kuganiriza umwe mu rubyiruko, aho kumva yuko ashobora kuba yaguma mu rugo cyangwa kumva yuko ibitekerezo bye ashobora kubihereza mu rugo. Namusanze ahantu bitewe n'impano afite, arimo gutuma azamura talenti z'abana ndetse arimo no gutuma nawe yakwiteza imbere, kuko ibintu akora niwe ugiye gutangira bidusobanurira anatubwira n'amazina ye nk'uko badukurikiranye. Reka dutangire tumubwira se witwa nde? Murakoze. Amazina yanjye yitwa Eric, ariko abenshi banzi ku izina rya Sharik. Nkaba ndi umuyobozi wa Diva Fashion ikorera ku Ihara, kuko niho dufite lokale dukoreramo cyangwa se sale. Diva Fashion twebwe turi nk'umuryango, turi aba homies, turi urubyiruko rutarengeje mu myaka 18, ndakeka uwa nyuma ari hari ku myaka 18. Turi abanyeshuri benshi, hafi ya twese turi abanyeshuri. Uravuze yitwa Diva Fashion. Ese mu magambo arambuye cyangwa mu magambo y'abantu badashobora kumva urwo rurimi, Diva bishatse kuvuga iki? Diva ni ijambo riri mu Cyongereza. Ahanini Diva bishaka kuvuga nk'ikintu, nko gukora ikintu kiri important, kiri attitude, mbese ni ikintu gituma wamamara. Ubundi ryari izina ryaturutse ku bagore babiri b'ibihangange ku isi bari abaririmbyi. Arakoze cyane kudusobanura amwe mu magambo agize ikimuranga cyangwa rogo ye. Ikindi ikibazo nakwibaza cyane, kuki ari byo wahisemo mu gihe uno munsi dushobora kuba wakwibona mu bintu bijyanye no kuririmba, wakwibona mu bintu bijyanye n'ububaji, ariko wowe ukaba waribonyemo mu kintu twakwita modo? Modo ni ikintu ngiye kumaramo imyaka 3. Nagitangiye kugikora niga mu mwaka wa 2 segonderi, nkikora nkikunze, nangira abo twatangiranye bagenda bireka gake gake, ariko njye ngira wa muhate wo gukomeza gukora fashion. Ariko ngenda mbona n'abandi bantu dufatanya, tubaho twubaka umuryango, tubita Diva Fashion. Natwe turashaka kwamamara ku isi nk'uko abo bagore babiri bari bamamaye ku isi ari abaririmbyi. Twe turashaka kwamamara nka fashion, nk'abantu berekana imideri. Ikindi kibazo cy'amatsiko ngize, ubifatanya gute kwiga ndetse na fashion? Kwiga, ubundi fashion hari igihe nyikora muri weekend, ariko cyangwa se muri vacancy, bitewe n'umwaka nigamo. Ubu ngiye kujya mu mwaka wa 5. Iyo ari igihe cyo kwiga, ubwo nyine kiba ari cyo kwiga. Iyo ari igihe cya fashion, kiba ari cya fashion. Ndumva ari ibyo ngibyo tu. Ikindi kibazo nakubaza, ese muri fashion hari ubwo yari yatangira kwinjiza, cyangwa nawe urakigisha cyangwa uracyabyiga? Ntabwo iratangira kutwinjiriza nk'abadiva twese, kuko urumva mu myaka 3 njye nyimazemo, abandi ntabwo barayimaramo. Ndumva abayirimo basa nk'aho bari hejuru bamazemo nk'imyaka 2, 1 n'igice. Kuba ko rero tutabona abantu badutera inkunga, tuba dukorera aho ngaho ku mashuri, cyangwa se nka gutya habaye amatalenti ya garuka wige, niho hantu tubona dukora. Ariko urumva tubonye ahantu hakomeye dukorera, byadufasha bikatwinjiriza. Hari ikibazo ngiye kukubaza, ikibazo duhora twibaza twese. Hari ikibazo kivuga ngo uburere buruta ubuvuke. Iyo umuntu avuze uko, wowe wumva iki? Uburere buruta ubuvuke. I'm not understanding. Icyo ndimo kukubaza, impamvu nkunda kubaza bino bintu urubyiruko, akenshi hari umuntu ushaka kukubona muri fashion, akiyumva yuko bakubona mu yindi ka, akibwira yuko nta burere ufite. Rero icyo ndimo kukubaza,
uburere buruta ubuvuke ni icyo kintu iyo bakivuze we kikubwira iki cyangwa kiguha kumva we wamera ute? njye namera nti kirimo kuba nakumva ko iyo ko abantu baba bumva iyo umuntu nyine ari muri ibyo bintu by'amafashoni by'abadanseri by'abaririmbyi ahanini usanga ababyeyi batabyumva kimwe baba babona uri nk'ikirara ariko twebwe nk'abadiva twebwe dukora nk'umuryango kandi ababyeyi bacu baba babizi twe twabigiyemo ababyeyi babizi kandi ntago wava mu rugo umubyeyi utabimubwiye ati ngiye muri diva fashion ngiye muri practice ngiye muri performance ya bishatse kuvuga rero impamvu mubajije kino kibazo nuko byane grubams cyangwa byane kumva hari ukuntu numva mbaye gusanga hari abana batonya yigisha fashion byange bikunde abo bana arimo kwigisha fashion agashobora kuzakura yumva yuko ari umuntu utashobora kwihangira umurimo, nabyo ni umurimo. Ashobora kuzaba umunyamideli, ashobora kuzajya rika, ashobora kuzagira fashion bitewe yuko umwana batangiye kumwubakamo icyizere cy'ubwo buzima. Rero biragoye kuba uwo muntu ashobora kuba nta burere afite. Rero kuba afite ubuvuke akajya n'uburere ni ikintu cya mbere cyiza kandi namusanganye, kubera ko niba bigaragara nawe aracyari umwana kandi afasha n'abandi bana kuba babasha kugira imitekerereze yo kugira ngo babashe kwiteza imbere. Niyo mpamvu nari mubajije uko nguko. Rero sinzi niba hari ubundi butumwa ufite waha bagenzi bawe cyangwa nawe hari ikindi kintu wumva ushaka kubwira bagenzi bawe mbere yuko dusoza. murakoze. Ikintu cya mbere nshaka kubwira bagenzi banjye urubyiruko, ikintu cya mbere tugomba kumenya ni uko icya mbere ari ukubanza tukiga, ibindi byose bikaza nyuma. Kandi nk'urubyiruko tujye tumenya ko ari twe imbaraga z'igihugu, tuba dukwiye gukora cyane kugira ngo twiteze imbere. Ikindi kintu twasorezaho ni uko buri muntu wese uri kutureba on TV, Diva Fashion ifite ama platforms haba kuri TikTok, haba kuri YouTube, wajya ugasacinga Diva Fashion Agency watubonaho. Arakoze cyane rero kuba asoje atubwira platform ze zose ko wajya ahari hose ukaba wandikamo Diva Fashion ukaba wababona. Namwe rero murakoze cyane kuba mwabashije kudukurikirana. Nakagaruka. Ciao ciao. On TV.